Haleluya. Uwo mwama agira neza arera. Uwavuga Yesu yamuvuga agahera mu gitondo akageza nimugoroba ndetse akaba yanakesha. Ni umwami mwiza, ni umwami ushoboye byose. Natwe twaje kumukorera ubwacu. Amen. Tuje kuvuga ko Yesu agira neza, tuje kuvuga ko Yesu ashoboye byose, ashoboye byose nta kimunanira. Tuje kurema imitima y'ababa bamaze igihe kinini ku musozi nk'uwo turiho, twari turiho sore cyangwa se usa nawo, tubabwira ngo Yesu twizeye ashoboye byose. Dushimye Imana duhaye urubyaro nyuma y'imyaka 12. Imana ishimwe. Nk'abana b'abantu ntabwo twari bwishoboze kuzamuka uwo musozi, ntabwo byari bishoboke ko tuwuterera, ariko dushimiye Yesu wadufashe akadukomeza. Reka nsabe mukecuru atere haleluya. Reka nsabe Marene haleluya, haleluya. Aha buri wese yagira icyo avuga, akagira icyo avugira imbere y'Imana, kuko Imana yacu irahimbaye, ariko kubwo umwanya muto tuba dufite ntabwo byashoboka. Twifuje gushimana Imana n'amakorali twabayemo ndetse n'itorero twasengeyeho. Batugereye ababyeyi mu bihe nk'ibyo bikomeye, batubaye hafi, ntibigeze badukomeretsa. Imana ibaha umugisha. Isabire umugisha n'abaturanyi. Nta muturanyi watubaniye nabi, twabanye neza, nta magambo mabi twigeze tumungana. Imana ibaha umugisha. Naho twimukiye i Kigali, itorero mwaradusuye, korali yaraje iza kudusura aho dutuye Karama. Imana ibaha umugisha. Nk'itorero mwaje Nyarugenge dushimana Imana, ndetse mugira igikoma cy'ababyeyi. Imana ibaha umugisha. Nongere nshimire gurupe y'abanyamasengesho baturutse Rujambara, twasenganye kenshi muri ibyo bihe bikomeye, sinzi niba babashije kuboneka. Kansabe mukecuru atere haleluya. Amen.
Imana yarakoze n'ukuri. Amina. Majambo yavuze ngo rihere. Yarabivuze, yarabishoboje abahaye Imana w'umuntu. Kasabe perezida wa korali Haleluya ari na murumuna wanjye agira icyo avuga mu rwego rwa famiye zacu zombi. Ni karibu. Nyuma yaho turumva umuyobozi w'itorero Kibungo Baptist. Haleluya. Haleluya. Murakoze. Muri mwanya biragoye kugira icyo umuntu abona avuga kuko amashimwe dufite yuzuye umutima wacu. Mu ijambo rimwe Imana nishimwe, nimufashe duhe icyubahiro kuko yakoze ibirenze. Nk'umuryango twarishimye nk'ababyeyi. Ubundi iyo ushingiye abana nta kintu cya mbere cyo gikurikiyeho ni ukunga umuryango. Nk'ababyeyi, abavandimwe, inshuti, Imana nishimwe yadushoboje kwihangana imyaka igera muri 12. Hariho benshi badashobora kwihangana bigeze aho ngaho, ariko twasenyeye umugozi umwe hamwe no gusenga. Imana iduha umwana w'umuhungu. Dore ngurira papa w'umwana buriya mu kanya araza kutubwira amazina ye. Mumfashe duhe icyubahiro kuko iragikwiye. Ndabona mama w'umwana nawe ahubutse. Kadusabe reka avuga akikiye umwana. Haleluya. Nakikira umwana. Haleluya. Natwe nk'itorero dushimira Imana yakoze ibitangaza. Imana ishima ko abantu bayo baca mu nzira ziziguye, ariko kugira ngo mu gihe nk'iki hazaboneke ishimwe rigari abagaragara imbere y'iteraniro tuyishime. Imana yarakoze itorero rya Kibungo turishimye. Twize twari Nyarugenge dushima Imana na korali Hoziyana n'abakristo, ubu kandi Imana turayishimye. Kadushimire Didasi watekereje ko dukwiye gushima Imana duhagaze imbere y'iteraniro rinini ringana riti. Namwe Imana ibamugisha kandi komeza ibagurira imbago. Torero twese reka turambure ibiganza w'Imana icyubahiro. Imana yarakoze cyane. Imana ibamugisha
amazina y'umwana Ishimwe Cyubahiro Ebeneza Sami niyo mazina y'umwana bakoze nayo ngana hanyuma dushatse twakongeraho ukabitangaza n'andi yose imyaka ngo 10 n'ingahe 10 n'ingahe 12 Mana cyakora iracyakora abari mu gihe cy'abahana gusa n'abasara ahubwo ni iki gihe bigira gute iracyakora reka tuyongere amashyi